Yesu aha niho yambazaga, yarambajije ngo se wibuka ko umuntu azajyana n'imirimo ye, imirimo ye izagenda imukurikiye? Ndavuga ati ndabyibuka. Ndangije arambwira ati tegereze rero urebe ko imirimo yanyu izajyana namwe ibakurikiye. Ese iyi mirimo idukurikira gute? Kwa kuntu navuga ku ngazi ya mbere nkagera ku ngazi ya kabiri, ku ngazi ya gatatu, ku ngazi nkarinda ngera ku ngazi ya 30, ntabwo nari namenye ukuntu imirimo yacu ijyana natwe cyangwa se imirimo yacu igenda idukurikiye. Ese iyi mirimo igenda idukurikiye gute cyangwa ijyana natwe gute? Mu Bakorinto ba mbere igice 13 haravuga ngo nubwo wagira indimi z'abantu ngo ndetse ukagira n'iz'abamarayika, udafite urukundo n'ubusa. Urukundo rurihangana, urukundo rubabarira byose. Haleluya! Kongeye kubasuhuza abakunzi ba Murika TV. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Turi kumwe na wa mama mwiza mwakunze mu bice byagiye bibanza atubwira ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa Uwiteka yagiye amuha kugira ngo ageze ku badukurikiye, ageze ku banyarwanda. Wowe uri muri Afurika, wowe uri ku mugabane w'Uburayi, uri muri Amerika, abantu bari muri Germany turabasuhuje, abantu bari mu Bubiligi, abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye by'Abarabu turabasuhuje. Uwiteka abahe umugisha. Dusuhuje abaturanyi bacu bo mu Burundi, hari mu Ngozi, Uwiteka abahe umugisha. Nimuhweme gukora subscribe kugira ngo mudukurikire umunsi ku wundi, kugira ngo mubone ibiganiro byiza kandi byubaka Uwiteka aba yaduhaye kugira ngo tubagezeho. Ndi kumwe n'umumama rero, umumama mwiza w'umukozi w'Imana usenga, umumama wumvira Imana, akemera akava mu ntara, akava ahantu kure, ariko akemera akaza gutanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta kiguzi, ahubwo ari kugira ngo yumvire Uwiteka. Ndagusuhuje rero mubyeyi, uraho neza? Uraho neza cyane. Uwiteka ndabona akomeje kugusiga ubwiza, uri kuba muto. Yego, abantu rero badukurikiye kuri Murika TV baragusuhuza ngo hobe hobe. Imana yabamugisha. Yego. Ndagira ngo rero mbere yuko dutangira ikiganiro ubasengere, ubundi tugiye mu butumwa bwiza Uwiteka yaguhaye, dukomeze n'ibindi bice. Murakoze, reka twubahe Imana dusenge. Yego. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, turakunezerewe cyane kuko uri Imana yacu bwite. Uri Data, ntabwo uri data wacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya w'umugisha uduhaye rero, burya kuryama no kubyuka ni imbabazi zawe. Yego. Kuba tukiriho tugihumeka nuko wabishatse, nuko waturinze, nuko wabigizemo uruhare. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya rero tukunezerewe kubera ko tuzanye muri aka kanya ko kuvuga ijambo ryawe. Turagira ngo ntabe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye guhagarara nka mikoro kugira ngo nawe ubwire ubwoko bwawe. Tuboneyeho gusengera n'abantu badukurikiye. Turagira ngo Mwami Imana yacu, ibyabatandukanyije nawe byose bikurweho nawe, ahubwo Mwami Imana yacu imitima yabo uyikangurire kugira ngo bumve ijambo ryawe. Turabasengeye ngo Umwuka Wera arusheho kuganza muri bo, kuko isezerano dufite waratubwiye ngo Umwuka Wera naza azatubera umujyanama, azatubera umufasha kandi azatubera umuyobozi. Ndabasengeye rero kugira ngo Umwuka Wera azabane nabo muri iri jambo, kugira ngo Mwami Imana yacu ribabashishe gukiranuka ibyo twifuza hari ibyo dukora. Ubwami bwawe nibuze buhindura ibyanze guhinduka muri twe. Ni mu izina rya Yesu tubyambajemo. Rakoze. Amen. Twasoje rero tubabwira ku by'inyandiko wari warahawe. Agira ngo rero abakomeje kudukurikira bagenda bandika no muri commentaire kuba baragiye bumva ubutumwa bwiza bwatambutse. Noneho rero tubabwire dukomeze kuri za nyandiko baragiye uhabwa, ubutumwa wagiye uhabwa bwo kugeza ku bamama, kugeza ku bapapa, abasore n'abakobwa, kugira ngo Uwiteka akomeze abane natwe muri ino si kuzageza tugeze mu ijuru kwa Data. Yego, murakoze. Ubwo rero turakomeje no kuri cya gice gikurikiye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ntangiye mbashimira mwebwe abaduhaye karibu, nshimira n'abadukurikiranye kugira ngo Imana ibampere umugisha. Duherukana rero mbabwira ko umuntu ahabwa urwandiko kuri bariyeri. Iyo umuntu amaze guhabwa urwandiko ahita akomezanya n'Umwami Yesu,
akagenda. Twaragiye tugera kuri bariyeri, nako tugera ku nyanja rupfu. Inyanja nasanze ari inyanja ngari kandi inyanja iteye ubwoba, ntabwo namenya ibirometero bifite by'ubujyakuzimu, nta nubwo namenya umurambararo wayo cyangwa se ubugari bwayo ko yaba ingana. Icyo nabonye ari inyanja ngari, kandi hasi iyo witegereje ubona ari amazuku y'umuriro, ariko hejuru wareba ukabona ifite ishusho ya bino bicu bigiye gutanga imvura, kuno bijya gusa umukara. Niko kuri iyo nyanja nasanze hameze. Ubwo hagiye Yesu, hagenda n'umuntu w'imbere, cya kibira aho kiryamye ntabwo cyahavuye, ariko nanone umutima ntabwo wacitse, turaza kugera aho umutima ucika. Tugeze kuri iyo nyanja rero, Yesu arambwira ngo mva Mukarubwiza ntikarame, witegereze ibyo ugiye kwigira kuri iyi nyanja kugira ngo uzabibwire abo uzasanga. Iyo nyanja rupfu ukuntu iteye ubwoba kandi ukuntu nabonye ari ngari, nabonye niyo twamanukira rimwe twese abari ku isi tutakuzura iyo nyanja, shingiye uko nabonaga ingana, uburebure bwayo ndetse n'ubugari bwayo nabonaga ari ndende cyane. Kandi hasi iyo witegereje ubona ari amazuku y'umuriro, bimeze nk'uko kiriya kirunga kigiye kuruka, niko nabishushanya. Ikirunga uko kiba kiri hasi, hejuru ubona ari itaka gitwikiriye nta kibazo, ariko hasi harimo bya bintu bizaza ari umuriro byo bigenda bitwika. Iyo nyanja rupfu rero nayo niko iteye. Ubundi inyanja rupfu yoroshwe n'imbabazi z'Imana. Umunsi imbabazi z'Imana zakuweho, umunsi Imana yayitwikuruye, abanyabyaha ntizabatwika. Ni ukuvuga ngo rero Yesu arambwira ngo witegereze ibyo ugiye kuhigira kugira ngo uzabibwire abo uzasanga. Arambwira ngo inyanja rupfu rero ubona igira amategeko. Amategeko agenga inyanja rupfu ni ukuvuga ngo nta kintu kihanyura gihetse ikindi, nta kintu kihanyura gitwaye ikindi kintu, kandi nanone kuko nta kintu kihanyura gihetse ikindi, nta bwato buhaba, nta byombo bihaba, nta mavetete ahaba. Biriya bintu byose bica mu zindi nyanja ntabyo wasanga kuri iyo nyanja rupfu. Bivuga ngo ntacyo gutega gihari. Bivuga ngo kubera ko ntacyo gutega kihaba, kuba ufite amafaranga hano ku isi, kuko uba uri umukire hano ku isi, iyo ugeze ku nyanja rupfu kuko ntacyo cyo gutega gihari, uhana n'utayafite. Bivuga ngo niba uyafite none uyu munsi ukora ibyo gukiranuka, kuko kuri Yorodani ntabwo uzayajyanayo, ntuzayahakangisha. N'utayafite nawe akora ibyo gukiranuka, kuko twese iyo tuhageze bisaba kwambuka ku giti cyacu. Yesu rero arambwira ngo kuko nta kintu kihanyura gihetse ikindi, nta mwana mubyeyi uhanyura ahetse, nta mwana uhanyura ahetse, kuko nta kintu kihanyura gihetse ikindi. Yesu yarambwiye ngo umugore uhageze yonsa, uruhinja rusiga ku nkombe akambuka ku giti cye. Ndetse n'umugore uhageze atwite, ni ukuvuga ngo arabanza akabyara agasiga uruhinja ku nkombe akambuka ku giti cye, kuko nta kintu kihanyura gihetse ikindi. Umugore uhageze atwite arabanza akabyara inda igejeje igihe cyangwa itagejeje igihe. Nta mubyeyi wambukana uruhinja, nta kintu kihanyura gihetse ikindi. Niyo mpamvu ubona kenshi ushobora kujya kurwaza umuntu ugiye kubyara, wagera kwa muganga wenda akabyara umwana umwe cyangwa se babiri cyangwa se n'amatatu byashoboka, ariko kubera ko igihe cye kigeze cyo kwambuka Yorodani, ukumva arakubwiye ati bayi bayi ngiye kwiyambukira Yorodani. Arabikubwiye, agusigiye abana babiri abyaye cyangwa batatu cyangwa umwe, aragiye ibere ararijyanye, ariko ngo we ngo agiye kwiyambukira Yorodani. Ukabona nta n'ikintu bimubwiye, iby'uko asize izo mpinja, uko asize uwo nguwo abyaye, ukabona nta kintu bimubwiye, arigendeye. Yari umuntu utarasobanukirwa amategeko yo ku nyanja rupfu. Hari igihe bamwe bacumura bavuga ngo se nawe uruhinja iyo arujyana arusize kubera iki? Izi mpinja arazinsigiye ngo nzazigira gute naziyazijyana? Ntaho yazijyana, kuko nta kintu kinyura kuri bariyeri gihetse ikindi. Niyo mpamvu agomba kwambuka ku giti cye. Izo mpinja nazo zizambuka ku giti cyazo, kuko kuri bariyeri nta kintu kihanyura gihetse ikindi. Rero Yesu arambwira ngo umaze kumenya amategeko agenga iyi nyanja, witegereze ibyo ugiye kwigira kugira ngo uzabibwire abo uzasanga. Amaze kumusobanurira ibyo rero, nagiye kumva numva araranguruye, ahamagaye mu ijuru mu rurimi ntumvise. Icyambwiye ko ahamagaye mu ijuru, numvise arangurura, niba ari Icyarabu niba ari Igisipanyoli yavuze ntabwo mbizi. Icyo numvise ni uko numvise arangurura, cyambwiye ko ahamagaye mu ijuru. Nuko nagiye kubona mbona ijuru rikinguka, mbona hamanutse abamarayika babiri baza aho twari turi.
abamarayika bamaze kuhagera nibwo namenye ko Yesu yari ari guhamagara mu ijuru. Abamarayika bamanutse batwaye ibyuma birebire binini, umwe yari amanukiye iburyo bwacu, undi amanukira ibumoso bwacu. Bamaze kumanuka baraje, niho namenye, bamaze kugera aho twari turi, niho namenye ko burya Yesu ari umwami watsindiye ijuru n'isi. Impamvu bamaze kugera aho twari turi, uwari iburyo n'uwari ibumoso, uw'iburyo nabonye arambika icyuma, ubwo yari atwaye icyuma kirekire kinini, n'uw'ibumoso atwaye icyuma kirekire kinini. Mbona wa wundi w'iburyo arambitse icyuma yari afite, arabanza aramya umwami Yesu. N'uw'ibumoso arambika icyuma yari afite, arabanza aramya umwami Yesu. Bivuga ngo ni Yesu niwe ajya avuga ngo mumuhe icyubahiro, mujye mukimuha kuko no mu ijuru barakimuha. Barangije gukora ibyo, nabonye uw'ibumoso n'uw'iburyo bose bafata ibyuma bari bazanye. Tuvuga ko Yorodani yari iri guhorera imanuka gutya. Nanjye ndi kwitegereza nkabona hakurya ya Yorodani, aho ngiye kwambukira nkabonayo babaririmbye. Buryo ya korali yaje kundirimbira muri cya gice cya mbere twahereyeho, indirimbira inkumbuza ururembo Siyoni, ntabwo ihita igenda ngo usubire mu ijoro, ahubwo ihita ijya hakurya y'inyanja rupfu, igakomeza kuririmbira umugeni wa Kristo ugiye gutaha. Imana ishimwe. Ndebera kuntu gutaha uri umukiranutsi ari we Yohana yavuze ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, mu byahishuwe ariho marayika bivuze. Ni ukuvuga ngo reba ukuntu ari inyungu, kubera ko hakuno ku nyanja ku nkombe uba uri kumwe n'umwami Yesu, hakurya y'inyanja haba ariyo babaririmbye. Uyu muntu upfuye apfiriye mu mwami aba ari mu munezero. Ariyo mpamvu babwira ngo burya umuntu uri gupfa apfiriye mu mwami Yesu nta gihe cyo gusamba abona. Muri cya gihe yagasambye, cya gihe yinjiye muri koma, cya gihe cya mbere, mu gihe yagasambye ahita abona amarayika umwihanisha. Ntabwo yajya gutaka cyangwa gusambagurika ari kumwe n'umwihanisha. Muri cya gihe nanone marayika umwihanisha yamaze kumwihanisha, muri cya gihe yagasambaguritse hahita hamanuka abaririmbyi. Mu gihe yagasambye baba bari kumuririmbira bamukumbuza ururembo Siyoni, bamuririmbira bamukumbuza ururembo Siyoni ngo asinzire nk'uko abakiranutsi basinzira, bamuririmbira bamumara umubabaro n'agahinda. Aho siho yasamba. Bakamuririmbira nanone bamumenyesha ko arushaho gusobanukirwa ko ijuru rihari, icyo gihe nabwo ntiyasamba. Bakamuririmbira nanone bamufasha gutanga imbabazi zitari z'agateganyo azikuye ku mutima, aho siho yasamba. Nanone iyo abaririmbyi bamaze kumuririmbira, amaze kwigera mu rwego avuga ngo icyampa nkamera amababa mba ngurutse nkagerayo, twabonye ko umwami Yesu amanuka akaza akamusanganira. Iyo ari kugendana n'umwami Yesu bajya kuri bariyeri, ntabwo ari icyo gihe yasamba. Ageze kuri bariyeri mu gihe ari gushaka igitabo banamusobanurira ibyaho, si cyo gihe yasamba. Iyo amaze kubona urupapuro kuri bariyeri nk'uko twabibonye, urupapuro umuntu uruhabwa ni umuntu ufite igitabo kirimo amave gusa. Mu gihe yari akize yarakiranutse, no mu gihe cy'ubukene arakiranuka, niwe uhabona urupapuro utarabariwe umuriganya imbere y'Imana. Ntabwo ari icyo gihe yasamba rero amaze guhabwa urupapuro azatanga ageze ku marembo y'ijuru. Iyo umaze guhabwa urupapuro tubonye ko ukurikirana ukomezanya n'umwami Yesu, akujya imbere ukamukurikira. Ugeze ku nyanja rupfu, Yesu ari kugusobanura iby'iyo nyanja, si cyo gihe wasamba. Bivuga ngo rero muri uru rugendo rwose iyo ari umukiranutsi ruba rufitemo amahirwe kuruta abanyabyaha. Rero nta gihe cyo gusamba yabona umugenzi ujya mu ijuru. Niyo mpamvu ubona nta gihe cyo gusamba, nta gihe cyo gutaka, nta gihe cyo kuboroga bagira, basinzira nk'uko abakiranutsi basinzira. Wenda nsubiye inyuma gatoya ku badukurikiye ku bice byabanje, Yesu yarambwiye ngo hari ikosa dukora twebwe abarwaza. Ikosa dukora ni iri ngiri: kuba wajya kurwaza umuntu, yamara kugera mu gihe agiye yinjira, ari kugenda yinjira muri koma, ijuru ryamukingukiye, marayika umwihanisha yaje, abaririmbyi bakurikiyeho, Yesu akurikiyeho. Umva ikosa ushobora gukora we murwaza. Ikosa wakora ni ukuba ubonye uwo muntu wagiye kumurwaza, wari umwitezeho iby'isi azaguha, noneho wajya kubona ukabona yinjiye muri koma, wenda atakubwiye aho amafaranga ari, wenda atakubwiye ibyo wari ukeneye ibihwanye n'irari ryawe. Ujyagiye rero yinjiye muri koma, ukajya kumukomanga umubwira ati wenda ni umubyeyi wawe tuvuge,
wagiye kumurwaza muri bene so nta wagufashije, utekereza ko wenda yaza nuva kumurwaza wenda azaguha amasambu, azaguha ibintu byose, imitungo, kuko wamurwaje wenyine. Ugiye kubona ubonye agiye muri koma nta kintu avuze, ugaterwa ubwoba yuko ugiye gutahira wenda cyangwa ukavira mwaho, namara gupfa kuzaba utakibibonye. Ugatangira kumukomanga umubwira ngo mama cyangwa papa, ko nakurwaje njyenyine, kuki ugiye gusinzira utavuze irya nyuma? Kanguka umbwire ijambo rya nyuma kugira ngo nanjye menye aho ndasigarira. Mbwira ukuntu nazagabana amafaranga na bari abantu wenda niyasize, kandi narakurwaje njyenyine, ubu abandi batarigeze bamfasha. Kuko wanasinzira ukamukomanga ati mbwira ukuntu nazagabana n'abantu imitungo narakurwaje njyenyine, wowe abandi bataramfashije. Ukamucugusha umubwira ati mbwira menye aho nzaherera, ndetse wandike n'urupapuro menye icyo nakoreye ari iki, ibihembo byanjye mbibone utari wamara gupfa, ko numara gupfa ntabwo bazemera kubimpa. Yesu arambwiye ngo iri ni ikosa ribi tuba turi gukorera abarwayi. Impamvu ari ikosa ribi, reba uyu muntu yinjiye muri koma, yari ari kubabazwa n'igare agiye kurira, wenda ni igare ry'uburozi, ni igare wenda ry'impanuka, ni igare ry'indwara y'ikizamba yari arwaye, kubera ko umuririmbyi yararimbye ngo nzi ko ufite amagare ibihumbi ariko harimo n'iryo wangeneye. Mu gihe rero atangiye kurira, mu gihe ari kubabazwa n'ibyo, abaririmbyi baje kumuririmbira ngo bamwibagize ibya rya gare agiye kurira, ahubwo asinzire nk'uko abakiranutsi basinzira. Niba ari kubabazwa n'uburozi buri kumuharatura, wenda abaririmbyi nibaririmba azahita akurikirana ibya za ndirimbo, bamusunikireho ya mahoro n'umunezero, yongere yuzure ibyishimo n'umunezero, asinzire nk'uko abakiranutsi basinzira. Ikosa umukorera rero, reba marayika ari kumwihanisha, nawe uri kumukangura ngo nakubwire iby'imirima n'amafaranga. Igihe abaririmbyi bari kumuririmbira ngo nakanguka akubwire ukuntu agiye atakugabiye ya nzu cyangwa n'ibindi bintu wari umwiteze. Mu gihe Yesu amuri imbere ari kumurangaza imbere, amujyanye kuri bariyeri, amwereka ya nzira yadusezeranije, nawe ukaba uri kumukangura umubwira ngo nagusobanurira iby'ayo mafaranga n'ibiki byose. Iri ni ikosa ribi twebwe abarwaza dukorera abarwayi. Yesu yarambwiye ngo nubona umuntu wawe atangiye kwinjira muri koma, akaba ageze aho arimo agasinzira, cyangwa se wa mwarimu muvugana ukabona aratuje, ni ukuvuga ngo hari n'abashobora gusinzira ariko abanje kubikubwiraho, akakubwira ati ese ko turi hano mu cyumba nkaba ndi kubona abantu bambaye ibyera bari hano, wenda birashoboka ko ari abaririmbyi bamusuye. Ababona ku giti cye, wowe ntabwo ubabona, ariko akakubwira, hari ushobora kukubwira ati ko ndi kubona abaririmbyi hano, nawe uri kubabona. Ujya umubwira ati wenda ndi kubabona kugira ngo umufashe, cyangwa se niba utanabaruzi umwihorere, kubera ko niwe ubabona kuko niwe basuye. Ariko we ntabwo ushobora kubabona, urareba mu cyumba ukabona muri babiri, ariko we yareba akabona hari korari yamusuye. Mu gihe arimo akubwira ko hari abantu ari kubona wowe utaruzi, jya umureka kuko ahita yinjira muri koma, ntabwo yakakira abo bashyitsi bamusuye mukivugana, ntabwo aba akiri mu kino kibiri, yinjira muri koma kugira ngo yakire abashyitsi bamusuye. Ikosa dukora rero twebwe abarwaza, nuko yamara kwinjira muri koma ugatangira kumukangura umubwira ngo nakubwira iby'imirima, nakubwira iby'amafaranga asize, nakubwira ari kuri konte, nakubwira iki. Iyo ni ikosa ribi. Yesu yarambwiye rero ngo nujya ubona umuntu wawe yinjiye muri koma gutyo, ujye umusengera niba ubishoboye, cyangwa uririmbe niba ubishoboye, ariko umureke yakira abashyitsi bamusuye kuko nta kintu uba wakora. Ntukajye umuvugiramo ngo uzabigereranye bino dukora, ibyo wakora umukangura umubwira ibyo, ngo uzabigereranye n'igihe nk'abantu bamenyereye gusenga bajya bagira ibihe byiza bakagiye bavugana n'umwami Yesu. Urabona nk'igihe utangiye musenga, ufite wenda nk'ibibazo runaka wari uri gusengera, cyangwa se nta nabyo, hari igihe ushobora no gusenga ariko ukumva umwami Yesu aragusuye akubwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe, mwana wanjye ndakurengeye, nzagutabara, nzakugirira neza. Muri cya gihe wihereranye mu cyumba urimo usenga, wumva ijwi ry'Imana rivugana nawe, kumva umuntu aguturutse mu bitugu aragukomanze ngo kanaka, ngo hanze bari kugushaka. Burya uyu muntu aba akuvangiye, aba akwiciye gahunda, kandi aba agukuye mu mwanya mwiza wari urimo wo kuganira n'Imana. Yesu rero yarambwiye ngo nawe nujya kunyeganyeza umuntu winjiye muri koma, ngo ujye umenya ubigereranya n'icyo gihe waba uri gusenga. Igihe utangiye kuganira n'ijwi ry'Imana ukumva umuntu agukomanga, akunyeganyeza, agusohora, akujyana hanze, akubwira ngo hanze baragushaka, ujye ubona ko n'uwo ngo umuntu uri gukomanga gutyo aba ari ukumugenje.
cyiza rero ngo nubona umuntu wawe winjiye muri koma jya uririmba cyangwa usenge, niba bikunaniye sohoka wigire hanze, yakira abashyitsi bamusuye kugeza igihe aritahira ku mahoro. Imana y'amahoro nihimbazwe. Rero twari tugeze aho ngaho kuri bariyeri, twari tugeze aho ngaho ku nyanja, ngo nagira ngo mbasobanurire. Noneho amahirwe twari tuhafite, uri kumwe n'umwami Yesu ku nkombe, abaririmbyi bari hakurya y'inyanja. Noneho Yesu ansobanuriye iby'abo bantu hamagaye mu ijoro, niko nari mbabwiye. Abamarayika bamanutse, tugiye kureba abo bamarayika babiri bamanuka baje iburyo n'ibumoso, baba baje gukora iki? Twaboneye hamwe ko umwe yazanye icyuma kirekire ndetse n'undi azanye icyuma kirekire. Ibi byuma rero tuvuga ko Yorodani iri guhorera imanuka gutya. Noneho aba baririmbyi bari hakurya ya Yorodani, hano ku nkombe ndi kumwe n'umwami Yesu. Rero marayika w'iburyo kuko yazanye icyuma kirekire kinini, nakigereranya na bya biti cyangwa ibyuma biba biri mu rwego bimwe birebire atari za ngazi. Rero iki cyuma marayika w'iburyo ahita agifata akakirambika kuri iyi nkombe, yakirambitse kuri iyi nkombe aho twari duhagaze, kiragenda gifata ku nkombe yo hakurya iyo babaririmbye bari. Marayika w'ibumoso nawe afata icyo yarazanye akirambika kuri iyi nkombe, kiragenda gifata iyo babaririmbyi bari. Barangije kubishyiraho bahita bigendera, ubwo nsigara ku nkombe ndi kumwe n'umwami Yesu. Maze gusigara ku nkombe ndi kumwe n'umwami Yesu, Yesu nawe nagiye kubona mbona ansize kuri iyo nkombe, yegera inyuma gato ansigaho nari mpagaze. Amaze kuhansiga ntangira kwibaza iby'urwo rugendo, ndibaza nti none se ko nduzi aba bamarayika bazanye ibyuma birebire binini, kandi kimwe bagishyize nk'iriya kure ikindi bagishyize nk'iriya kure, ntabwo nabigenderaho, sibyo ndajya kunyuraho. Ndi kubona n'ubundi imbere yanjye ni inyanja isanzwe, kugira ngo ngende mpite nambuka ngere aho babaririmbyi bari, n'ubundi ni inyanja isanzwe, usibye icyo cyuma kiri iburyo n'ikindi kiri ibumoso ariko bitananyegereye. Ndibaza none ndajya kubinyuraho gute? Se njya guca kuri kiriya cy'iburyo ko ndi kubona ntarahingukayo, njya guca ku cy'ibumoso ko ndi kubona nabwo ntari buhingukeyo. None se uru rugendo ndarugenda gute? Ko nduzi na Yesu yegeye inyuma, se ubu ndabaza nde? Mu gihe nkibaza ibyo, ntabwo nari nzi ko ijuru rifite abakozi benshi. Nagiye kubona mbona haje undi mumarayika. Undi mumarayika ahageze arambwira ngo mugenzi ujya mu ijuru ntikarame. Uri kwibaza iby'urwo rugendo? Nti yego. Ngo reka nze mbigufashemo kuko ninjye mufasha wawe. Ndamubaza nti wabaye umufasha wanjye kuva ryari? Arambwira ngo kirya gihe wavaga muri Yorodani. Umaze kuva muri Yorodani, ni ukuvuga ngo kirya gihe wabatizwaga umaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wahise uhabwa marayika mugendana. Marayika mugendana rero ni njye wahawe. Andangije mpabwa kino gitabo, nawe yari afite ikindi gitabo kinini cyane ntari nabona hano ku isi. Arambwira ati nahawe kino gitabo rero kugira ngo ngende nandikamo imirimo yose ugenda ukora, yaba ari imibi yaba ari imyiza. Impamvu mvuga ngo ijuru rifite abakozi benshi, reba nawe kuba umuntu wese wabatijwe akemera Yesu nk'umwami n'umukiza we, kuba afite marayika bagendana. None koko reba abantu bose babatijwe mu Rwanda bakabatizwa mu isi yose, bamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, kuba buri wese afite marayika bagendana. Ijuru koko ntirifite abakozi benshi? Nararebye nsanga koko ijuru rifite abakozi benshi. Buriya njyewe maze kubona ibyo, njya ntangazwa n'abantu bagera mu rusengero bagiye gusenga, bagerayo ugasanga wenda nk'umuyobozi wa gahunda cyangwa umwigisha aravuze ati nimukomere Imana amashyi, ariko kubera ko runaka yaguze taci vuba, kubera ko runaka yicaranye n'umukobwa bakundana cyangwa se n'umugabo bakundana, kubera ko umubyeyi yicaranye n'umwana we ari gukinisha umwana, nta gukomera Imana amashyi, ari gukinisha umukobwa bicaranye, nta kwita ku by'Imana, nta gukomera Imana amashyi, nta guha Imana icyubahiro, ntazi ko yaje kuganira n'Imana. Ageze mu rusengero aruhinduriyemo rwo gutacinga kuko taci ayiguze vuba, ntabwo azi ko hari aho ari ahera agomba gukwetura inkweto. Ibyo byose ari kubikora bamubwira ati Imana icyubahiro ntabishaka, nyamara waha Imana icyubahiro utakiyiha, tumenya ko mu ijuru Imana ifite abakozi benshi. Tumenya ko mu ijuru nibakubwira komera Imana amashyi cyangwa Imana icyubahiro ukaba utabishobora cyangwa ukumva ntibikureba kubera umwanya urimo cyangwa se uko uhagaze, jya umenya ko ijuru rifite abakozi benshi. Mu ijuru ibizima n'abakuru biba biri kwikubita imbere y'Imana bivuga ko ari iyera. Gukorera Imana ni inyungu zacu, kudakorera Imana ni ibihombo byacu. Mu bamarayika rero
uwo mumarayika arangije yarambuye igitabo yari afite, ngiye kureba mbona kirimo imirimo y'amoko abiri. Se yari amoko abiri kubera iki? Nagiye kubona mbona harimo imirimo iteyeho amave nk'uko twayibonye kare muri kiriya gitabo twihaniramo ibyaha. Habona harimo imirimo iteyemo amave, indi itavivuye. Ndamubaza nese ko iki gitabo ntiwambwiye ngo cyose ni icyanjye? Ngo yego. Ndamubaza none se ko kirimo imirimo y'amoko abiri? Yari abiri kubera iki? Kubera ko harimo ivivuye, indi iriho udukuba cyangwa utudomo dusanzwe. Ndamubaza nti none imwe ni iyande indi ni iyande? Arambwira ngo yose ni iyawe. Kubera iki se ivivuye ni iyande itavivuye ni iyande? Ati yose ni iyawe. Kubera iki imwe mwayivivuye indi ntivivurwe? Arambwira ati reka ngusobanurire impamvu harimo imirimo y'amoko abiri. Iyi mirimo ivivuye ni imirimo yo gukiranuka wakoze, ijuru rirayivivura nk'imirimo uzagenderaho hejuru y'inyanja, kandi ari nayo mirimo izagenda igukurikiye. Iyi mirimo itavivuye ni imirimo mibi wakoze izahira muri iyi nyanja. Ikinzanye rero nk'umufasha wawe, nje kugufasha kwambuka ino nyanja. Ndabigufasha mu buhe buryo? Urabona bagushyiriyeho ibyuma birebire binini biva ku nkombe hakuno bikomoka ku nkombe yo hakurya, icy'iburyo ndetse n'icy'ibumoso. Wari uri kwibaza ukuntu ugiye kwambuka iyi nyanja, uri kwibaza ngo izi ngazi zo hagati zirava hehe? Izi ngazi rero zigiye kuva muri iyi mirimo yawe yo gukiranuka wakoze. Niyo mpamvu nzanye kino gitabo. Ubu ugiye kwegera ku nkombe ntangire ngusomere imirimo yawe. Yarambwiye ategera ku nkombe rero ngusomere imirimo yawe. Arangije negera ku nkombe, ngiye kumva numva arasomye ngo Mukarugwiza Tamari ihereye ku mukecuru yatahirije udukwi. Kuko hari umurimo uteyeho ve mu gitabo, wahise uva muri iki gitabo uza ari icyuma. Ubwo ufata ku cyuma cy'iburyo utambuka imbere yanjye, uragenda ufata no ku cy'ibumoso. Ubwo haba habonetse ingazi ya mbere. Marayika arambwira ngo hava ku nkombe rero uhagare ku murimo wawe. Nateye intambwe mpagara kuri wa murimo wanjye, numva ni ku cyuma mpagaze. Arongera asoma umurimo wa kabiri, kuko nawe wari uvivuye muri cya gitabo uraza uba ingazi ya kabiri. Nawe ndongera ndimuka nkuhagararaho. Ubwo natangiye urugendo hejuru y'inyanja rupfa. Asoma uwa gatatu nawe kuko wari uvivuye bigenda gutyo, n'uwa kane n'uwa gatanu, uwa gatandatu nawe bigenda gutyo, uwa karindwi n'uwa munani kuko utari ivivuye ayisomye aho kugira ngo uze ari icyuma ibibaye urudodo. Urudodo rero ntabwo warusudira ku byuma ngo byemere. Yarawusomye aho kugira ngo uze ube icyuma, rwa rudodo rwaraje rugiye gufata ku cyuma cy'iburyo ngo rutambuke rufata no ku cy'ibumoso, ruba rukoze muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku. Mbona ni nk'ishashi batereye mu ziko cyangwa urupapuro. Yipfunyarikira muri iyo nyanja, umwotsi mwinshi uracecumuka, urabanza urashya. Ubwo n'uwa munani nawe wikubitamo gutya urashya. Imaze gushya nongera uwa cyenda urongera uza ari icyuma, uba ari wo uba ingazi ya karindwi kuko nari mpagaze ku ngazi ya gatandatu. Aha rero nakumaraho amatsiko. Ikindi nakumaraho amatsiko ni ukuvuga ngo burya hejuru y'inyanja rupfu ntabwo abantu bahagenda amasaha agana, nta nubwo bahagenda n'iminota ingana. Kubera iki? Abantu bahakoze imirimo myinshi yo gukiranuka bashobora kwihuta, ariko uwahakoze myinshi mibi akaba yahakerererwa kubera ko yahatinda. Kubera ko niba dushoreranye nkaba mfite imirimo yanjye 5 myiza, ndayishyiraho nkomeze ngende. Ariko wowe niba uhafitemo muri 5 ukaba ufitemo 3 mibi, barashyiraho barasoma 2 uyihagarareho. Noneho uwa gatatu n'uwa kane n'uwa gatanu ubwo urategereza ishye. Muri cya gihe utegereje ngo ishye, ngewe wakoze imyiza nakomeje nagiye. Bivuga ngo kuhagenda rero ntabwo abantu bahagenda amasaha angana, nta nubwo abantu bahagenda iminota ingana. Byararangiye rero ubwo uwa karindwi n'uwa munani bimaze gushya, barongera basoma uwa cyenda ndimuka nk'uko nari maze kubivuga, uwa 10 n'uwa 11 nkomeza kugenda. Hagati ya 10 na 20 habonetsemo indishya turakomeza, ariko ngiye kubona mbona ngeze ku ngazi ya 30. Ubwo ni imirimo 30 yo gukiranuka nari nakoze. Maze kugera kuri iyo ngazi ya 30, ikindi nakumaraho amatsiko, nubwo turirimba ngo Yesu ni inshuti nziza no mu rupfu tuzajyana, iyo mugeze ku nyanja rupfu Yesu ntabwo mujyana. No kuvuga ngo Yesu ubundi yagiye mu rupfu rimwe na rizima ntazarusubiramo ukundi. Iyo mugeze ku nyanja rupfu Yesu asigara ku nkombe, ndetse na marayika usoma imirimo agasigara ku nkombe. Mukarugwiza ngakomeza ku giti cyanjye, kubera ko ni ikizamini finali giye gusoza ubuzima bwanjye ku giti cyanjye. Ntabwo ari ikizamini kirasoza n'ubwa Yesu,
cyangwa marayika. Oya, ni ikizamini finali kigiye gusoza ubuzima bwanjye ku giti cyanjye. Niyo mpamvu ku nyanja rupfu Yesu ntimujyana, yarugiyemo rimwe na rizima, ntazarusubiramo ukundi, ariko yasize aduciriyemo inzira. Rero ngeze ku ngazi ya 30, ngeze ku ngazi ya 30, kuko Yesu na marayika basigaye ku nkombe, numva Yesu asifiye marayika usoma imirimo, aramubwira ngo rekeraho gusoma imirimo, hari icyo nshaka kwigisha Mukarugwiza hagati mu nyanja. Marayika yerekeyeho gusoma imirimo, amaze kurekeraho gusoma imirimo, Yesu arampamagara ngo mva Mukarugwiza ntikarame, hindukira urebe aho waturutse. Ubwo ngewe mu kugenda nari nikomereje nkomeza kureba iyo babaririmbyi bari, mfite amatsiko yo kwambuka iyo babaririmbyi bari, ntabwo nigeze menya ibiri gukorerwa inyuma yanjye. Yesu rero arambwira ati hindukira kugira ngo nkwigishe ibiri kubera inyuma. Narahindukiye ndeba iyo nari nturutse. Mu guhindukira Yesu arambwira ngo Mukarugwiza ntikarame, wibuka ko Bibiliya ivuga ngo umuntu azajyana n'imirimo ye, imirimo ye izagenda imukurikiye. Ndavuga ngo ndabyibuka. Niba utabyibuka reka turebe icyo Yohana yabivuzeho mu Byahishuwe. Yohana yabishuriwe ari ku kirwa cya Patimo mu Byahishuwe ibice 14 umurongo wa 13 wonyine. Aravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Bivuga ngo Yesu aha niho yambazaga, yarambajije ngo se wibuka ko umuntu azajyana n'imirimo ye, imirimo ye izagenda imukurikiye? Ndavuga ati ndabyibuka. Ndangije arambwira ati tegereze rero urebe ko imirimo yanyu izajyana namwe ibakurikiye. Ese iyi mirimo idukurikira gute? Kwa kundi navuga ku ngazi ya mbere nkagera ku ngazi ya kabiri, ku ngazi ya gatatu, nkarinda ngera ku ngazi ya 30, ntabwo nari namenye ukuntu imirimo yacu ijyana natwe, cyangwa se imirimo yacu igenda idukurikiye. Ese iyi mirimo igenda idukurikiye gute, cyangwa ijyana natwe gute? Iyi mirimo ijyana natwe nk'uko wafata wenda tuvuge mvuye ku ngazi ya mbere, ya mirimo igenda yizinga uko ngenda ngera ku ya kabiri, ngera ku ya gatatu, ngera ku ya kane, bigenda byizinga nk'uko wazinga umukeka bikaza binkurikiye. Ubwo nari mpagaze ku ngazi ya 30, ariko kuri 29 ari ikizingo cya mirimo yose uko bagiye bayisoma. Rero iyo nuko nguko imirimo yacu igenda idukurikiye. Bivuga iki kandi? Bivuga ngo kubera ko mu rugo rwanjye ari njye wari ugiye mbere, ubwo nagiye nagombaga gushyiraho iyanjye ikazagenda inankurikiye. Noneho umugabo nawe yazahagera nawe akazashyiraho iye kandi ikagenda imukurikiye. Bivuga ngo buri muntu wese uhageze ashyiraho iye kandi akagendana nawe imukurikiye. Ntawe uzajyana n'imirimo ye, ntawe uzagendera ku mirimo y'undi, nta n'uzagenda akurikiwe n'imirimo y'undi. Buri wese azajyana n'imirimo ye. Imana y'amahoro ni turengere cyane. Buri wese niyige gukora imirimo yo gukiranuka kugira ngo azashobore kubona imirimo izagenda imukurikiye. Aha niho Yesu yageze arambwira ngo nimbazanire tangaza ababyeyi, abantu bose badukurikiye, ngo mbabwire abakristo gukimara kumenya iri tangazo ry'uko kuri Yorodani cyangwa ku nyanja rupfu nta kintu cyanyura gihetse ikindi, ko nta mugabo uzahanyuza umugore we, ntacyo gutega gihari, ko ukamenya ko umwana utwite mu nda utazamwambutsa, uwo uri konsa utazamwambutsa, ko mufite abana banyu babatijwe bakagombye kwigishwa gukora imirimo yo gukiranuka. None ko mubatira bigisha gukora imirimo yo gukiranuka, mutekereza ko kuri Yorodani bazahambuka bate? Niba uruhinja ufite mu nda utazarwambutsa, uwo uhetse ukaba utazamwambutsa, uwo uri konsa ukaba utazamwambutsa, none abangaba babatijwe wakagombye kuba wigisha no gukora imirimo yo gukiranuka. Ko mutari kubigisha gukora imirimo yo gukiranuka, abangaha mutekereza ko bazahambuka bate? Imana y'amahoro niturengere. Yesu rero arangije arambwira ati wabyitegereje ko imirimo yanyu izagenda ibakurikiye? Ndavuga ati ntabyitegereje. Arangije Yesu arambwira ngo garuka inyuma nkwigisha ibindi. Hari abajya bambaza ati ese wowe wagarutse gute? Buriya ngewe kubera ko nari ngiye kwiga, ya mirimo nagendeyeho n'ubundi yarongera izingura, ngaruka ku nkombe nk'uko bisanzwe. Maze kugaruka ku nkombe, noneho Yesu arambwira ati reka nkwigishe iby'iriya mirimo yanduye itajya yandikwa mu gitabo, cyangwa se iriya mirimo itavivurwa muri kiriya gitabo. Iyi mirimo yanduye ni imirimo imeze iti:
imirimo yanduye Yesu yaransobanuriye ngo ni imirimo yose dukora dusigana. Iyo ni imirimo mibi, iyo mirimo ntabwo ivivurwa. Imirimo yose dukora twivovota, imirimo yose dukora dusigana, imirimo yose dukora ku gitsura cy'abantu runaka, iyo mirimo yose izashya. Ntabwo kuri Yorodani hakora iyo mirimo, ni imirimo yanduye. Muri iyi mirimo yanduye habonekamo n'imirimo y'imitirano. Imirimo y'imitirano ni imirimo imeze iti: imirimo y'imitirano ni imirimo abandi bakora natwe tukiyitirira nk'aho natwe twayikozeho. Wenda urugero, natwe tujya tuba mu nsengero, hari nk'ukuntu wenda turi ku rusengero runaka, wenda batangaje kubaka urusengero, batangaje kwakira abashyitsi se, batangaje kujya gusura, batangaje wenda ndabyumvishe, wenda bahereye mu isiza ku rusengero, ndi kumva amatangazo singira icyo nkoraho, bahereye mu kubaka, bageze mu gusakara, ndacyari aho ngaho nta kintu na kimwe nari nakoraho, bagezaho n'urusengero barutaha, nta kintu na kimwe nigeze nkoraho. Ariko nkaba mvuye nk'ahantu wenda dusengera, ngiye mu yindi midugudu cyangwa mu yandi matorero batanze, mu yandi maparuwase, bakaba barambajije iby'izi nyubako byabereye iwacu, bakambaza ati ese Mukarugiza ko twabonaga kubaka iwanyu bikomeye, rwa rusengero rwanyu ahari Imana yabarabafashije mukarwubaka. Ntabwo natinyuka kuvuga ngo ntacyo nakozeho, ahubwo mpita nitaka nti ahubwo nshingiye ku by'Imana yakoze rwose urabinyibukije, mfasha tubizamurire icyubahiro. Hari ahantu tuhubaka byari bikomeye, rwa rusengero turuzamura byari bikomeye, ariko Imana yabanye natwe, tugurisha n'imyenda tugira gute, ariko tubona urusengero ruruzuye. Aho ibyo Imana yakoze ni byinshi, ariko kiriya nacyo rakinyibukije. Imana ishimwe, urusengero rwacu turugeze kure. Kandi wajya mu ikaye aho wakoze kuri urwo rusengero ugasanga nta zina Mukarugiza ririmo, sinigeze ntanga n'igiceri, sinigeze nza no kubaka, sinigeze mvoma amazi, sinigeze ngira n'ikintu na kimwe nkoraho, ariko ngo urusengero turugeze kure. Uko abandi bakora ntukore, ni ukuvuga ngo uba uri kwandikisha amazeru, abandi bari kwandikisha imibyizi. Iyo narindi kuvuga ku mirimo y'imitirano. Indi mirimo y'imitirano iboneka hagati y'ababyeyi n'abana babo. Ugasanga abana bari kwitwaza ngo ubwo iwacu ari abashumba, ari abapasiteri, ngo bari gukora ngo twakoze. Iboneka nanone ku bagabo n'abagore. Abagabo n'abagore kuko twasezeranye, wenda ku bagize amahirwe bagasezerana ngo babaye umubiri umwe. Wenda dutanga urugero aho umugore ashobora kwitwaza ngo ubwo umugabo yakoze nawe yakoze. Urugero, wenda tugiye ku rusengero turatanga amazimano, cyangwa se tugiye kubaka, cyangwa tugiye kugura ibyuma. Wenda njye n'umugabo wanjye baduciye 5,000, ubwo bumwe ni 5, undi 5, ubwo ni 10 twagomba gutanga mu rugo. Tugeze ku munsi wo kuyatanga, ubwo dusezeranye n'umugabo wanjye ko tugiye gutanga ibyo 10,000, wenda nanjye aranayampaye cyangwa nanjye ndayifite bya 5 turagiye. Tugeze ku rusengero, umugabo wanjye iyo yicaye ngiye kumva numva aravuze ngo ashingiye ku by'Imana yakoze, ngo yitanze 300. Bari baduciye 10, none ngo watanze 300 cyangwa 100, cyangwa se n'iyenda yarenga kuri ayo bari baraduciye. Nanjye nkahita njya mu mibare nkavuga ntishingiye ko papa runaka akoze, buriya twakoze, twasezeranye kuba umubiri umwe, buriya umuryango wacu urakoze, bya 5 nari mfite ntabwo nkibitanze, buriya twakoze byarangiye. Yewe na mushumba cyangwa pasiteri cyangwa mwarimu yambajije, nshobora kuvuga ati twarakoze, ngewe nta bindi, niba ari muri korali twarakoze, ntiwabonye ko twatanze 100 ngahe mwari mwaduciye 10? Abayobozi bagahita bumva ko koko twese twakoze. Ariko Yesu yarambwiye ngo aho ninjya magera nzabaza abo mama nanjye nibaza, mbabaze ngo se ko mwasezeranye ko mubaye umubiri umwe, ninde wasezeranye n'umugabo we ko no mu mwuka mubaye umwe? Ninde pasiteri cyangwa mushumba yasezeranije kababwira ngo mu mubiri no mu mwuka mubaye umwe? Wenda impamvu wenda nabigusobanurira kugira ngo ubyumve. Urabona mwavuye mu rugo n'umugabo mwemeranyijwe ko muje gutanga 10,000, azanye 5, nawe uzanye 5. Ariko ujya wibuka ko umugabo afite umufasha mu ruhande rw'umubiri, akamugira n'umufasha mu ruhande rw'umwuka. Nawe mu mama ufite umufasha mu ruhande rw'umubiri ariwe mugabo wawe, ariko ufite n'umufasha mu ruhande rw'umwuka ariwe marayika mugendana. Rero mugeze mu rusengero aho mwagombaga kwitangira, mwemeranyijwe nk'umufasha we mu ruhande rw'umubiri ko muratanga bya 10,000. Ariko yageze mu rusengero
kubera ko ari kumwe n'umufasha mu ruhande rw'umwuka, amwibutsa iby'imirimo Imana yagiye imukorera, amwibutsa wenda impanuka Imana yamukishije aho utari uri, amwibutsa wenda ukuntu yamurinze mu bukwe, amwibutsa ibintu byinshi cyane n'ukuntu yamuhaye ako kazi akora, amwibutsa ukuntu Imana yakamurindiyemo, amwibutsa ukuntu Imana yamutoranyije mu bandi, amwibutsa ukuntu Imana yamuhinduye umugabo ni urugero. Marayika amwibutsa byinshi, arangije aramubwira ati ariko ushingiye ku byo Imana yagukoreye, ushingiye n'ukuntu Imana yakuzamuye, ushingiye n'imirimo Imana yaguhaye, kuko buriya mupfakazi yatanga 5,000 nawe ugatanga 5, wenda ni urugero, cyangwa undi mukene mu runaka muri urwo rusengero yatanga 5 nawe ugatanga 5. Iyo yibutse rero ibyo Imana yamukoreye akurikije ku mwuka wera yagiye abimwibutsa, ahita avuga ati ahubwo ntibikwiriye ko natanga 5,000 nshingiye ku byo Imana yankoreye. Niyo mpamvu yahagurutse avuga ati nshingiye ku byo Imana yankoreye, kubw'Imana ibyo Imana yakoze, ngiye kwitanga 2,000 n'ibi, ngiye kwitanga 100, 200, 300. Nawitanga ashingiye wenda atanayafite ako kanya, ariko akitanga akurikije uko Imana yagiye imutabara, akavuga ati kubw'umurimo w'Imana nanjye ndagira icyo nkoraho. Bivuga ngo rero kuko yafashijwe n'umwuka cyangwa yafashijwe n'umufasha we mu ruhande rw'umwuka, ni ukuvuga ngo akimara kwitanga ayo mafaranga, marayika ahita yandika ngo wenda umugabo wanjye wenda agahita amwandika mu izina muri cya gitabo cye, akandika ngo papa runaka, izina rye akarishyiramo ngo yitanze 300 mu kwakira abashyitsi cyangwa ku nyubako. Ariko se ngewe marayika tugendana aranyandikira ko natanze angahe, ko yo nari mfite nahise nyabika nkitahira. Bivuga ngo iyo ni imirimo y'imitirano, twese tugenda twibeshya ngo turayifite kandi nayo. Hari n'abagabo bibeshya ngo ubwo abagore bakoze natwe twakoze, abana bakibeshya ngo ubwo ababyeyi bakoze natwe twakoze. Iboneka hagati nanone y'ababyeyi n'abana babo. Wenda nk'urugero, birashoboka ko ababyeyi batangaza nk'umuganda wenda ku rusengero, cyangwa se kujya gusura, cyangwa se kujya gufasha. Umunsi wo kujya gufasha wagera, ababyeyi bakavuga ati abana bacu nimugende mujyeyo, ariko mwandikisha amazina yacu, muvuge ko ari twe twakoze. Kandi abo bana nabo barabatijwe, bafite abamarayika bagendana. Bagenda rero bagahita bandikisha amazina y'ababyeyi, ariko uku ni ukwibeshya, kubera ko abana kuko bafite abamarayika bagendana, nubwo abayobozi ba hano ku isi banditse ko aba bana aribo bakoze, ababyeyi aribo bakoze, ariko abafasha b'aba bana bagendana nabo bafite ibitabo, bahita bavivura mu bitabo by'abo bana, nyamara ababyeyi bakibwira ngo bakoze kuko babohereje, nyamara abamarayika babo bari kumwe mu mirima, iyo bari gucuruza bari kumwe, ngo ariko ubwo wohereje umwana ngo ubwo wakoze. Iyo ni imirimo y'imitirano. Aha rero niho Yesu yageze arambwira ngo nimbwira abaririmbyi, abadiyakoni, abakristo mwese muri rusange, abayobozi mwese abavuga ko mukorera Imana, ngo ntimuzagire umuntu mwongera gusonera ku murimo w'Imana, kuko iyo mubasoneye turaza kubigeraho, iyo mubasoneye mubahemukiye. Ahubwo umuntu wese nabe maso, umuntu wese akore nk'uzapfa ejo, kandi akore nk'uwikorera, akore imirimo yo gukiranuka, kuko azagendera ku mirimo ye, ni nayo izagenda imukurikiye. Ahubwo Yesu yarambwiye ngo aha nzahashyira itangazo, nzababwira itangazo rivuga ngo mumenye ko ijuru si iry'abagabo n'abagore, ijuru si iry'ababyeyi n'abana babo, ijuru ntabwo ari iry'imiryango, ijuru ni iry'abakiranutsi, ijuru ni iry'abakoze neza. Ndasubiramo, Yesu yarambwiye ngo nimbazanire itangazo riteye gutya, mumenye ko ijuru si iry'abagabo n'abagore, ijuru si iry'ababyeyi n'abana babo, ijuru ntabwo ari iry'imiryango, ijuru ni iry'abakiranutsi, ijuru ni iry'abakoze neza. Ijuru nta muntu ufitemo icya burundu ngo azashyiramo n'abazungura. Ubugingo ni ikinege, buri muntu wese agomba gukora ku giti cye, akazanataha ku giti cye. Nta mugabo uzajyana umwana, nta mugore uzajyana umwana. Umwana azakora ku giti cye akiranutse, kugira ngo azabashe gutaha ijuru. N'umugabo nawe nakora azataha ijuru, n'umugore nawe nakora ijuru. Ntabwo ari iry'imiryango, si iry'abagabo n'abagore, si iry'ababyeyi n'abana babo, ntabwo ari iry'imiryango, ahubwo ni iry'abakiranutsi. Iryo ijuru ni iry'abakoze neza. Aha niho Yesu yageze avuga amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ibice 17, umurongo wa 34, kugira ngo tumenye neza ko ijuru atari iry'abagabo n'abagore, atari iry'ababyeyi n'abana babo, atari iry'imiryango, ahubwo ijuru ari iry'abakiranutsi, ijuru ari iry'abakoze neza. Hari amagambo agira ati, ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba
baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi asigare. Kuko ijuru atari iry'abagabo n'abagore, birashoboka ko umugabo n'umugore baba baryamye, ariko kuko atari iry'abagabo n'abagore, Yesu aratwerurira ngo muri iryo joro ababiri bazaba baryamye, umwe azajyanwa undi asigare. Baba ari n'abavandimwe baba baryamye, ariko kuko atari iry'imiryango, umwe akajyanwa undi agasigara. Ngo kandi abagore babiri bazaba basera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ngo ababiri bazaba bari mu murima umwe, umwe azajyanwa undi asigare. Kuko ijuru ntabwo ari iry'imiryango, ijuru ntabwo ari iry'abagabo n'abagore, ijuru si iry'ababyeyi n'abana babo. Ngo muri iryo joro ababiri bazaba baryamye baba ari abavandimwe babiri, yaba ari umugabo n'umugore, ariko kuko atari iry'imiryango, atari iry'abagabo n'abagore, umwe azajyanwa undi asigara. Umugabo yagenda umugore agasigara, umugore yagenda umugabo agasigara, birashoboka. Ni iry'abakiranutsi, ni iry'abakoze neza. Kuko atari iry'imiryango, ababiri bazaba bahinga mu murima umwe, umwe azajyanwa undi asigare. Baba ari abavandimwe babiri bari guhinga, cyangwa se yaba ari umubyeyi n'umwana we, kuko atari iry'ababyeyi n'abana babo, umwe akajyanwa undi agasigara. Birashoboka ko umubyeyi n'umwana we baba bari gusera ku rusyo rumwe, kuko atari abavandimwe babiri cyangwa se atari iry'imiryango, umwe akajyanwa undi agasigara. Yesu rero yarambwiye ngo mumenye ko ijuru atari iry'abagabo n'abagore, ijuru si iry'ababyeyi n'abana babo, ijuru si iry'imiryango, ijuru ni iry'abakoze neza. Yesu arambwira ngo ninza mbabwire ngo ikintu kimubabaje. Yarambwiye ngo hari ikintu kimbabaje, wenda reka ngarukeho gatoya kuri kiriya nari mbabwiye ngo ntihazagire umuntu mwongera gusonera ku murimo w'Imana. Badiyakoni, ba Kristo, bayobozi, ntimuzongere kugira umuntu musonera ku murimo w'Imana. Niba buri muntu wese azajyanwa n'imirimo ye, buri muntu wese mumureke akora imirimo yo gukiranuka, kugira ngo abe ari nayo izamuherekeza, ntimuzagire umuntu mwongera gusonera ku murimo w'Imana. Yesu rero arambwira ngo umva icyambabaje Mukarugwiza. Ntiyego icyambabaje, nagiriye abantu banjye inama yo gushaka icyubahiro cyo mu ijuru, ariko aho gushaka icyubahiro cyo mu ijuru bari gushaka icyubahiro cyo mu isi. Genda ubambwirire ngo mumenye ko icyo cyubahiro cyo mu isi mushaka ari umwenda w'umutirano. Ese Yesu Kristo ubundi ni ryari yangiriye inama cyangwa yakugiriye inama wowe dukurikiye wo gushaka icyubahiro cyo mu ijuru? Tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa 31 tukageza 40. Niho dusanga ukuntu Yesu Kristo yatugiriye inama y'ukuntu twashaka icyubahiro cyo mu ijuru aho gushaka icyubahiro cyo mu isi. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa 31 tugeze 40. Hari amagambo agira ati: umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranyirizwa imbere ye, barobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azazishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati: nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati: mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati: ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Haleluya, Imana ishimwe. Nguko inama Yesu yatugiriye y'ukuntu twashaka icyubahiro cyo mu ijuru. Bivuga iki? Bivuga ngo burya tugomba gushaka icyubahiro cyo mu ijuru dukorera bino byose tumaze kubona, babandi bari hanyuma y'abandi, bamwe boroheje bari hanyuma y'abandi. Uko niko tugomba gushaka
icyubahiro cyo mu ijuru, usanga umushonji umugaburira, usanga uwambaye ubusa umwambika, usanga umushyitsi agusura umuha icyo kurya kandi umucumbikira, usura abari mu nzu y'imbohe kandi abangaba bari hanyuma y'abandi, ufite inyota umuha icyo kunywa, uri gutyo ibintu nk'ibyo. Noneho Yesu rero nuko yatugira inama, niba uhaye umuntu uri hanyuma y'abandi uba uri gushaka icyubahiro cyo mu ijuru, ntabwo uba uri gushaka icyubahiro cyo mu isi. Niba ugiye gusura umuntu atari ngombwa ko nawe yagusuye cyangwa umwishyura ko yagusuye cyangwa azagusura, burya uba uhaye Yesu. Nguko uko tugenda dushaka icyubahiro cyo mu ijuru. Iyo uhaye uri mu nzu y'imbohe, usuye uri kwa muganga, ufunguriye abashonji, wambitse abambaye ubusa, usuye abarwayi, burya uba uri guhereza umwami Yesu. Rero ariko twebwe ubu twarabihinduye, aho gushaka bene icyo cyubahiro kizatuma twicarana n'umwami w'abami, aho gushaka bene icyo cyubahiro kizatuma twicarana na Yesu, aho gushaka icyubahiro kizatuma twicara muri ubwo bwami bwe, turi gushaka ibyubahiro bya hano mu isi, cyane nk'abantu bagenda bagira ubushobozi bwo kubona amafaranga. Umuntu yayabona akumva yakubaka amazu mu mujyi wa Kigali n'ahandi hose hagiye hakomeye, kumva yagura imodoka zo ku isi zose zikabize, kumva yakubaka ama etaje atandukanye, agayamamara hano ku isi, ariko mu ijuru ari ikibazo. Nyamara ashobora guhura n'abo bashonji akabashota imigeri, ashobora guhura n'abantu bameze nabi akaba bataba abantu babaye imyanda, kandi ntamenye ko iyo agezeho n'umwe ahereza aba ari gushaka icyubahiro cyo mu ijuru. Ariko abantu benshi bari kugwiza icyubahiro cyo mu isi aho gushaka icyubahiro cyo mu ijuru. Yesu rero yarambwiye ngo ninze mbabwire ngo mumenye ko icyubahiro cyo mu isi nubwo mugiharanira ariko ari umwenda w'umutirano. Tuvuge wenda wubatse mu mujyi, wubatse hirya no hino, ugize amazu menshi, ufite imodoka nyinshi, ufite akazi gahenze, uri kubona ari wowe uriho, uratambuka abantu bose bakavuga ngo warahiriwe, ariko wahura n'impumyi ukayihereza ibuye, wahura n'utishoboye ukamuciraho, wahura n'imfubyi ntuyifashe, wahura n'umupfakazi ntugire icyo umumarira, abari mu nzu z'imbohe nibo bashinyagurira, abari kwa muganga bashonje ntiwabafungurira, ariko ngo watambuka mu muhanda cyangwa n'ahandi bakagenda baguha ibyubahiro ko ari wowe uhiriwe. Yesu rero yarambwiye ngo ninze mbabwire ngo mumenye ko icyo cyubahiro cyo mu isi ari umwenda w'umutirano. Yanyeretse urugero, yanyeretse umugabo hano ku isi yashatse icyubahiro cyo mu isi, yarize araminuza, maze kuminuza, muri make icyubahiro cya hano mu isi arakigira. Mu guhembwa kwe agura imodoka 12, mu guhembwa kwe agira amadepo y'imyaka, agira ibintu byinshi acuruza, agira amahoteli, agira ibiki. Mu guhembwa kwe agira inka mu bikuyu, mu guhembwa kwe agira ibintu byinshi bitandukanye, ariko akaba afite umugore utarize. Weho yiberaga mu masengesho, yakundaga gusenga kenshi, abana n'Imana, ibintu nk'ibyo. Uyu muntu rero amaze kubona akazi, amaze kugira nawe mbere yubahaga Imana, ariko amaze kubona akazi ntabwo yongeye kubyitaho, yahise abona ko azamuwe mu zindi ntera. Ibyo ataryaga bisubiraho, ibyo atanywaga arabinywa, ibyo atakoraga arabikora, kubera ko yari amaze kugera mu rundi rwego. Ariko uko umugore we yagendaga yinjira mu nzu y'Imana, yagendaga ahura n'abasazi nkatwe bagenda bamubwira iby'Imana, baragera mu nzu y'Imana barimo bavuga ngo burya birakwiye ko umuntu agira konti, akagira konti mu gihugu cyo mu ijuru, atanga imigabane ya 1/10. Bamubwira ati mu rwambariro rw'abera barimo kwambara, nubwo bimeze gutyo mumenye ko imbere yacu hari bariyeri, kandi tugomba kuzahanyura kugira ngo dufate urwandiko ntituzagende nka nta bwenge. Bamuha amakuru ati ni ugutanga imigabane ya 1/10 bishyitse, kugira ngo uzabone urupapuro uzatanga ugeze ku marembo y'ijuru, utazahera ku rembo nka nta bwenge. Babimubwiye aravuga ati amakuru afatika, nubwo nta kazi mfite, muri duke mbona nanjye nzajya ntanga imigabane ya 1/10. Ariko sinabihesha umutware wanjye, reka musobanurire nawe ko buri kwezi ajya atanga imigabane ya 1/10 kugira ngo azashobore kubona urwandiko kuri bariyeri. Arataha bisobanura umugabo, aramubwira ati mugabo wanjye rero nubwo bimeze bityo, tugomba gutanga imigabane ya 1/10 kugira ngo tufunguze konti mu gihugu cyo mu ijuru, tubanye abanyamuryango w'igihugu cyo mu ijuru. Nubwo turi hano ku isi ariko turi gusaniganirwa kuzajya mu ijuru. Dutanga imigabane ya 1/10 kandi ishyitse kugira ngo uzabone kuragwa ubwami bwo mu ijuru, uzabone urupapuro
uzatanga ugeze ku marembo y'ijuru kugira ngo bagukingurire. Umugabo aramubwira ati wa mugore we uzajya wishinga iby'abapasiteri n'abashumba baba bashaka kwirira amafaranga ngo bari gushaka ngo ibya 10 wabigenderaho. Ibyo nibyo mu isezerano rya kera, twebwe abo muri sha twarabohowe, turi mu gihe cy'ubuntu, turi mu gihe cy'imbabazi, ibyo ntibikibaho. Umugore aricecekera aramwihorera kubera ko nta kindi yari bubikoreho. Bukeye umugore agaruka mu rusengero asanga harimo abari kwigisha bavuga ngo uyu muntu birakwiye ko turi hano ku isi dukora imirimo yo gukiranuka. Uko iyo umuntu yakoze imirimo yo gukiranuka, iyo tugeze ku nyanja rupfu, aho umugabo atakwambutsa kuko nta bwato buhari, nta byombo bihari, nta vedete ziriyo, nta kintu cyanyura gihetse ikindi. Ariko kuri iyo nyanja rupfu nta kindi kihakwambutsa usibye imirimo yo gukiranuka umuntu yagiye akora. Amaze kubyumva aravuga ati ibi ni ukuri, reka mbishyire umugabo wanjye mu byo akora byose ajya amenya ko agomba gukora imirimo yo gukiranuka izamwambutsa hejuru y'inyanja rupfu, atagendera mu kigare akagira ngo tuzayambuka n'ibirenge nk'uko bamwe bajyaga babivuga ngo Yorodani ngo tuzayambuka n'ibirenge. Ahubwo reka njye kumusobanura ko imirimo dukora yo gukiranuka ariko iyo izatwambutsa inyanja rupfu, imirimo yo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Aragenda aramubwira ati wa mugabo rero, nubwo bigemeze bityo hari ijambo ryiza twahawe n'umwuka w'Imana, yadusobanuriye ko ku nyanja rupfu nta kundi kuhambuka usibye kuba warakoze imirimo yo gukiranuka. None rero ujye ugerageza gukora imirimo yo gukiranuka, ufasha imfubyi n'abapfakazi, abambaye ubusa ubambika, abashonje ubagaburira, impumyi uzifasha, abantu bose bari hanyuma y'abandi bafasha. Kuko ibyo ukora byose, icyubahiro cyo mu isi ni umwenda w'umutirano. Shaka icyubahiro cyo mu ijuru kuko nicyo kizakurengera ku munsi w'amateka cyangwa se ku munsi w'urubanza. Umugabo ati wa mugore abantu bazajya birirwa bagushuka, izo mfubyi ndi kuzifasha hari uruhare nabigizemo ngo zibe imfubyi, abapfakazi ndi kubafasha hari uruhare nabigizemo, abatishoboye ab'Imana yimye ninjye wabaha. Umva ntibimufasheho akavuga ati jyewe abantu Imana yimye sinjye najya kubaha, ubwo Imana yabaciriyeho iteka, abo batagira icyo bafite sinjye najya gupfusha ibyanjye ubusa ngo ndi kubaha. Ariko umugore aricecekera kuko nta kundi yari kubigenza, aratuza aravuga ati none ko mbikubwira ntubyemere, none uragira ngo mbigenze gute? Arabireka agasenga ingera Imana mu mutima. Munsi wa kabiri wa gatatu umugore agaruka mu nzu y'Imana, umugabo arakomeza yibira muri ibyo byo kongera gukora Imana yari yarabyibagiwe, akayatanga ari gusambana, ari gusubira mu bisindisha ari byangwa n'amaso y'Imana, ngo ntabwo ngo Imana yabemereye ngo ikabaha ubukire, ngo izabaha n'ijuru, ngo ntabwo Imana yamuha akazi kamuhemba amafaranga angana gutyo ngo izamwima ijuru, ngo ahubwo barabifuza ngo nibo batazarigeramo. Mera nk'umuntu nanjye wigeze ampamagara arambwira ngo kandi ngo w'umuvugabutumwa nawe twajyaga duhurira mu ivugabutumwa, noneho umunsi umwe arampamagara arambaza ngo se ngo umugabo wawe ngo yari yakujyana kuri hoteli? Tiwapi. Yari yakujyana ku mazi? Tiwapi. Yari yakugurira urukweto rw'ibihumbi 2 Tiwapi. Uzi superi y'ibihumbi 90 cyangwa 150? Ntiwapi. Abarambwira ati burya nawe nta juru uzabona. Ijuru ni ry'abantu batifuza, ijuru ni ry'abantu bahaze baguwe neza. Naratekereje nkurikiye ubuhamya bwawe nsanga wararushye, nsanga waragowe, nsanga nta kintu na kimwe wigeze ugeraho cyatuma uzataha ijuru. Ngewe ubwanjye ndareba nsanga ngomba kugufasha kugira ngo uzagere mu ijuru. Arambwira ati gutya nakuguriye inzu aha n'aha, ntiriwe mvuga kubera umutekano wanjye, ati ndashaka ko muza nkagutungira ibunaka, nkagukiza, nkakumara umubabaro, nkagira gute. Ndibaza ngewe n'abana bangahe, nawe afite umugore, twese turabavuga butumwa, ningende njye kuba umugore wa kabiri ngo nukugira ngo nzataha ijuru, ngo nkifuza ngo nta juru nzahabona, ngo nkifuza ngo ntabwo nzabona, ngo ntabwo Yesu azanyemera, ngo abakene ngo baciriweho iteka, ngo ntabwo tuzabona ijuru. Ariko njye ngerageza kumusobanurira namubwira nti ibyo Yesu atampaye, nanjye naramubaje ariko se ubundi wowe ubwo nubwo bimeze gutyo umugore wawe nta kibazo agira cyangwa wowe nta kibazo ufite? Turi mu isi twese turacyafashe igihe mu ntambara, nta muntu udafite ikibazo. Ndamubaza ntibimeze bite? Nubwo ufite amafaranga ukaba ufite ibyo byose, wowe nta kibazo ufite? Ngo ndabifite ariko si nk'ibyawe. Ariko uko bimeze kose nta muntu ufite ibibazo nk'iby'undi, buri wese yiga ishuri rye, Imana buri wese igenda imushyira mu. None se ko ubifite kutabikemuye, ibyanjye nibyo urakemura? Ariko yumvaga ko agomba gukemura ibyanjye angushije mu byaha. Uyu mugore rero nawe umugabo yaramubwiraga ati mwebwe mukifuza nta juru muzageraho, nta juru muzataha,
ahubwo twebwe Imana yahaye kugubwa neza ni twebwe tuzataha ijuru. Umugore aratuza aramwihorera kubera ko nta kindi yari bubikoreho. Umugore yongeye gusubira mu nzu y'Imana, amenya amakuru afatika ko iyo umuntu yakoze imirimo yo gukiranuka, imirimo icya mbere imufasha imubera ingazi nk'uko twabibonye hejuru y'inyanja rupfu, kandi icya kabiri ni nayo igenda imuherekeje, niyo igenda imukurikiye, aho umugabo atazamuherekeza, aho umugore ataguherekeza, cyangwa aho abana bataguherekeza, aho inshuti n'imiryango bataguherekeza. Rata imirimo yo gukiranuka wakoze niyo izajyana nawe igukurikiye, niyo izagenda iguherekeje. Imana ishimwe. Ari aya makuru abonye ko afatika kandi yumvikana, aravuga ati reka njye kumenyesha umugabo wanjye ko aho ntazaba mpari, aho imiryango itazaba iri, aho izo nshuti zitazaba ziri, ko imirimo ye ari izajyana nawe imukurikiye, wenda yabiha agaciro agakora imirimo yo gukiranuka, kandi ko izanamufasha kwambuka inyanja rupfu. Umugore aragenda abibwira umugabo, aramubwira ati mugabo wanjye, nubwo nkubwira byinshi ariko nkabona ubihinyura kubera urwego urimo, ariko umenye iki gikurikira, umenye ko iyo ukoze imirimo yo gukiranuka ufasha imfubyi n'abapfakazi, iyo mirimo niyo izagufasha kwambuka inyanja rupfu. Icya kabiri, iyi mirimo izagufasha izagenda iguherekeje aho ntazaguherekeza hejuru y'inyanja rupfu, izagenda igukurikiye, izajyana nawe aho abana bawe mutazajyana, nabo bose mubana mutazajyana, aho abaririmbyi batazajyana nawe cyangwa imiryango itazajyana nawe. Imirimo ukora n'izagenda ijyanye nawe, n'izagenda igukurikiye. Umugore amaze kubibwira umugabo ntiyabiha agaciro, ahubwo ahita amukangara, aramubwira ati wa mugore wese nakwiyamye, n'ubundi abantu mutize mwipasa akazi, mwiha imirimo mudashoboye, wowe bazajya bahora bagushuka. Ubwo uri kubona Imana yampaye akazi kangana gutya izanyima ijuru, kumbwira se ngo imirimo izajyana nanjye imperekeje, imirimo sinyifite? Imirimo nkora wirirwa unkangurira iby'abapfakazi n'imfubyi, imirimo nkora ntizabura kumperekeza? Zabuzwa n'iki se kumperekeza kandi nyifite? Sinakubwiye ko ngewe n'ubundi no kugutunga utarize njye narize, mfite akazi ntako ufite, abo twiganye bageze ku modoka 15, ngenda cyari kuri 12 kubera gutunga umugore utazi gusoma. Hari ugukorera Imana kurenze uko. Reba ukuntu nakoreye Imana, yaba atari gukorera Imana mba narakwirukanye kera. Reba kuba ntunze umugore ugera ku cyapa cyanditseho hano ngo ntibahanyara, ukahanyara kuko utazi gusoma, ibihano ahubwo sinzabikira. Urarangije none ndemeye ndagutunze, ngiye mfite akazi mpembwa buri mwaka buri kwezi, ariko wowe ntubiha agaciro, ahubwo uracyagenda unkora mu mutwe, ugenda wirirwa stress. Nta gukorera Imana kurenza uko Imana izampembera ibyo ntacyo ntakoze, ubundi Imana aragutaye nkajya kuzana umugore wize uhembwa nanjye ngahembwa. Umugore yumvisha amubwiye gutyo, yumva aramukomerekeje, aravuga ngo Imana imbabarire, amagambo menshi arituriza, ariko iba myinshi igahimwa n'umwe. Yego, nagira ngo rero duhinire hano, iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Nta kintu tuzireguza imbere y'Imana uko twaba tumeze kose, twaba uri kose. Ufite ijisho rimwe, ufite akaguru kamwe, ufite abiri, ufite amaso meza ureba neza, useka neza, uba ufite amafaranga ube ntayo ufite, uba ugenda mu modoka ihenze ube ntayo ugendamo, uba ugenda mu modoka y'umubore ube ntayo ufite, nta kintu tuzeguza imbere y'Imana. Imana ntago yaje kubw'amafaranga, ahubwo yaje kugira ngo turonke ubugingo. Ibyo turabibona tukabikorera, tugakora cyane kugira ngo tureke ko twabona amafaranga, ariko ubwo n'ubutunzi bw'isi tuzasiga mu isi. Rero nitugera mu ijuru ntago ibyo byose bazatubwira ngo murika imodoka nziza wagenzemo, murika umugore mwiza washatse, murika abana beza wabyaye. Oya, bazakubwira ati murika imirimo, murika abo wafashije, murika icya 10 n'amaturo watanze, murika ibi. Umugore wanjye nshobora kuzagera mu ijuru agasigara, njye nkazamuka, cyangwa se bakazamuka akajya mu ijuru, njye ngasigara kubwo gukora nabi kwanjye n'ibyo. Ubwo rero ngera mu ijuru ntibazambaza ngo umugore wamusize he. Oya. Ko bikaze. Yego. Ko bikaze. Ubu uzajya mu ijuru usiga umutware? Adakiranuka. Ubu se we ntakiranuka, we ntukiranuke, azajya mu ijuru agusige? Yego. Aha. Ngayo nguko rero. Reka rero abantu baba badukurikiye bumva ubutumwa. Nibwo tuba dushaka ko bumva. Ntago tuba dushaka ko ngiye kuri njyewe sinzi, mba numva ko abantu bakumva inzira ijya mu ijuru,
bakumva gukora neza. Ubundi buriya ikintu nabonye urukundo urufite n'ibindi byashoboka. yego Impamvu mbivuze ikintu kitwishe hano hanze ni amashyari. Mm, Uzi ko abantu batagisambana ariko ishyari ribishe. yego Nyine icyo nshatse kuvuga ntago icyaha twari tuzi abantu bakunda gukora cyane ni ubusambanyi, ubujura, ariko abantu ibaza umuntu ashobora kuba adasambana atiba ariko afite ishyari ribi mu mutima, yego akareba mugenzi we gusa kubera ngo avuye kuri ibi ngo ageze kuri ibi akagira ishyari rikenda kumwica akaba yamugambanira. yego Ukakubona wambaye igitenge cyiza nk'icyo ugashyiraho umupira mwiza cyane nk'uwo ugatambuka gusa ukavuga ngo Yesu nashimwe agaceceka. bibaho Koko mbese wumva hakumye ukambara incabure n'ubucocero wakakumva ko kugumya akubona mu ncabure n'ubucocero ari byo byiza byo kuko wumva umwuka mubi abantu dufite. yego Ariko Uwiteka abiturinde, reka tugire urukundo kandi tugire umutima w'ubugwaneza nk'uko Yesu yabivuze ngo mbagaruza umutima w'ubugwaneza. yego Reka tugire umutima w'ubugwaneza kandi Uwiteka azajya adufasha, azajya adushyigikira kugira ngo iyi nzira turimo yo kujya mu ijuru tuzabashe kuyishyitsa amahoro. Kereka niba tuzi ko tuzaba hano mu isi tukajya neza tukambara neza tukabaho neza, ariko akaba ari ibyo gusa nta handi duteze kuzajya. Ari ibyo yewe twagenda twurira n'amazu tukagera gute ariko tuzi ko nta handi hantu tugomba gukorera ari hano gusa. Ubuzima bwacu ari ubuzima buto bwaha gusa, yego ariko niba tuzi ko dufite ubundi buzima dufite buri imbere, ubuzima Yesu yavuze ngo muze ngiye kubategurira aho muzaba. Niba tuzi ko neza hari ahandi hantu Yesu arimo kudutegurira kandi aho hantu kwabo akaba ari kondisiyo, nyaboneka mureke twitware neza, yego mureke twumvire. Uwiteka aguhe umugisha kuba waje ukabana natwe kuri Murika TV. Iyi ni channel nziza turimo kuzamura, nibwo igitangira, ariko wowe ukigezeho wireba ko aribwo tugitangira, ahubwo dufashe kugira ngo tuzamukane. Ukore subscribe dushyigikire. Njye nitwa Emmy, tuzajya tubana kuri channel umunsi ku wundi mu biganiro byiza bigiye bitandukanye ku bakozi b'Imana bagiye batandukanye, mu byiza byinshi muzagenda mutwumvaho cyangwa se tubagezaho ubutumwa bwiza. Imana rero ibaho umugisha, ukore subscribe kandi nubona hari icyo utishimiye cyangwa se hari icyo bavuze kumva ufite kubaza, ujye muri comment ubaze, rwose ni karibu kugira ngo tuzajye tubona uko tuzajya tugenda tubasubiza, kandi mutwereke ko turi kumwe. Ni ukuri twereke ko turi kumwe, mudushyigikire ruto ruto. Umwana atangira kambakamba, ejo agahaguruka agakora dede kavaho, agahagarara agatangira gukomera mu maguru. Yamara gukomera mu maguru wazajya uvuga ngo yambi, akaza none aje kukuyambira. Noneho ibyo bikanavaho akaza kukuyambira nase akavuga ati dadi mami, ariko aba yaratangiye ari gato atabasha no kwihagurutsa, ashaka ikintu agenda ahagurukira. Ubu turimo guhaguruka, turimo gushaka ikintu turimo gufata ngo tuhagurukireho, ariko ejo n'ejo bundi tuzaba dede twayesoje, ejo n'ejo bundi tuzaba turimo kugenda noneho duhoberana. Uwiteka rero aguhe umugisha nawe wemeye kuza ukemera kuva Burengerazuba ni kure, ukemera ukabyuka isaha wabyutse y'isaa 9 cyangwa saa 8 za nijoro kugira ngo ufate imodoka ya mbere uze Kigali. Uwiteka aguhe umugisha rero. Turakomeje. Uyu mumama afite ubuhamya bwinshi, ubutumwa bwinshi, ubu hari n'ibindi bintu batababwiye, ariko uyu ni umubyeyi wanyuze mu bintu bikomeye, akubitwa agira gute, afite abana agakubitwa kandi akavuga ubutumwa, akanga agakubitwa akavuga ubutumwa, akubitwa agahatwa inshyi akanga akavuga ubutumwa. Ariko igihe kiragera n'umutwaro aravuga ati noneho bitewe n'ukuntu twabanye ukaguma ku Mana ukanamba, ndakwemereye noneho ugenda uzajya unamutanga. Nta cyiza kiruta icyo, kandi Uwiteka ndamusengera kugira ngo umutware wawe Imana izajye ikomeza kumuha umugisha, mukomereze nawe mu gakiza kandi muzajyane mu ijuru. Nta cyiza cy'uko uzahinduka imbere y'Imana, bahamagara amazina ukumvamo n'iry'umutware wawe, nawe wareba inyuma ukabona arahari, si byo se? Bizaba ari byiza. Uwiteka rero aguhe umugisha kugira ngo ahangaha tube tuhasoje, dusoreze hano, ubundi tuze kugaruka. Abantu badukurikiye tuzagenda tubaha ubutumwa gato 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 gato, ariko neza icyo dushaka umwumva tuzarangiza mutsumvisha. Uwiteka nabaho umugisha. Reka ngusengere rero dusoze. Uwiteka Mana yacu, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, turagushimiye
uri Imana yabanye natwe mu bihe byatambutse n'ubu kandi uracyakomeje, ntabwo ujya udutenguha kandi twiza yuko utazadutenguha. Reka abadutenguha badutenguhe, ariko we ntudutenguhe. Ariko Uwiteka urakwiriye